banyarwandakazi, inshuti zacu bakunzi ba radiyo Ishakwe, namwe barwanashyaka ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, turabasuhuje. Uyu munsi turi ku itariki 16 Ukwakira mwaka wa 2020 mu kiganiro mumaze kumenyera cyitwa Ishema ry'Umwirabura. Uyu munsi turabagezaho igice cya gatandatu. Muri iki kiganiro abatumire bacu ni Bwana Blaise Nicyoribera wanditse igitabo kuri iyi ngingo, hakaba kandi na Dr Nkiko Nsengimana uzwi cyane mu gusesengura ibintu bya politiki byo muri Afurika n'ahandi, mukaba kandi mukigezwaho na Sixbert Musangamfura. Muri iki kiganiro nk'uko mubimenyereye turi kumwe na Bwana Blaise Nicyoribera, ni nawe mu by'ukuri tuvomaho byinshi cyane kubera ko ubushakashatsi kuri iki kibazo yarabukurikiye cyane kandi ubu aracyabukurikira. Twabasobanuriye ko yabitangajeho igitabo cyiza cyane. Ndagira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro mbanze numve ko abatumire bacu turiho twumvikana, ko bari muri studio, ko banyumva neza kandi ko nabo amajwi yabo yumvikana. Ubwo ndagira ngo Bwana Blaise Nicyoribera uvuge twumve ko ijwi ryumvikana ndetse unabonereho gusuhuza abatwumva. Ndabumva neza, mwiriwe ndabasuhuje mwese, nashuhuje n'abatwumva bamaze iminsi badukurikirana n'abazadukurikirana ubutaha bakurikiranye za video zitangazwa ku mbuga mpuzambaga. Murakoze. Dr Nkiko Nsengimana, ndagira ngo twumve niba wumvikana neza muri studio, hanyuma kandi ubonereho usuhuze abatwumva. Ndabashuhuje bavandimwe Sixbert Musangamfura na Blaise Nicyoribera, ndasuhuza abanyarwanda bose kumva n'abantu bose bumva ikinyarwanda, abantu bakunda u Rwanda, bakunda abanyarwanda, abantu mwese mukunda Afurika. Ubwo ndabashuhuje, nkaba nizeye yuko uyu munsi iki kiganiro cyacu muzongera mukajya mutugezaho ibitekerezo byanyu nyuma y'ibyo tuzaba tumaze kubagezaho. Murakoze. Murakoze cyane, nagira ngo ndumva mbumva neza nyine, kandi murakoze kuba mwitabira kino kiganiro. Ndagira ngo nibutse abatwumva ko ibi biganiro tumaze igihe tubikora, tugeze ku gice cya gatandatu. Igice cya mbere twagitangaje ku itariki 16 Kanama mwaka wa 2020, igice cya kabiri ku itariki 27 Kanama mwaka wa 2020, igice cya gatatu ku itariki 9 ku itariki 5 z'ukwezi kwa Nzeri mwaka wa 2020, igice cya kane tugitangaza ku itariki 26 Nzeri mwaka wa 2020, igice cya gatanu cyatangajwe ku itariki 9 Ukwakira mwaka wa 2020, nubwo muri studio mbere ariko iya tariki niyo twagitangajeho, kimwe nuko niki tuzagitangaza mu minsi nk'ibiri itatu iri imbere. Nagira ngo rero tujye mu kiganiro
nyakuri. Ikiganiro tukigiyemo duha ijambo Bwana Blaise Nicyo Ribera kugira ngo aduhe incamake ngufi cyane yaho twari tugeze ubushize mu gice cya gatanu, noneho kandi anatubwire ibyo tuza kuganiraho uyu munsi, ibyo duhishiye uyu munsi. Ni byiza ko mbese ari we ubivuga kuko niwe tuvomaho byinshi muri ibi biganiro. Blaise Nicyo Ribera, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Kugira ngo nibutse abatwumva ko iki kiganiro ingingo muri rusange ari uko abirabura twabaye inganzwa tukaba ingaruzwa muheto z'abanyamahanga, cyane cyane abazungu n'abarabu. Bishoboka kandi ko ibintu bikomeje uko biri dushobora no kuba ingaruzwa muheto z'abandi bantu baturuka muri Aziya nk'Abahinde, Abashinwa n'abandi. Kugira ngo tube inganzwa n'ingaruzwa muheto bikaba atari ibintu by'impanuka y'amateka, hakaba hari ibintu byakozwe. Mu byakozwe hakaba harimo intambara yashowe ku birabura. Nicyo gika rero tumaze iminsi tuvuga ku ntambara zashowe ku birabura nyine, zikaba arizo zatumye dutsindwa tukaba ingaruzwa muheto z'abo banyamahanga. Twabonye ko muri makeya izo ntambara zatangiye kuva kera cyane, hashize hafi imyaka 6,000. Mbese ni ukuvuga ngo kuva umuzungu, iyo tuvuze umuzungu n'abarabu barimo en fait, ni ukuvuga ngo kuva umuzungu yasohoka mu mashyamba no mu ntuza harya babyita ngo ikira amagrotte mu buvumo aho yabaga. Twibutse ko we icyo gihe we ubwo yasohokagamo, abirabura bo babaga mu mijyi. Ibyo bishobora gutangaza abantu batwumva, ariko rwose niko bimeze. Abafite amatsiko rwose bashobora gukora ubushakashatsi. Hari ibitabo byinshi bashobora kugeraho bakabisoma, bagasanga ko muri icyo gihe hashize imyaka 6,000, 8,000, 10,000, 15,000, twebwe twabaga mu mijyi, abazungu bo bataranagaragara nk'uko bari uyu munsi. Ni ukuvuga rero aho bapfupfunikiye muri ayo mashyamba babagamo n'ubuvumo, bakaza badusanga mu mijyi, ikintu bakoze ni ukudutera kugira ngo nyine batwirukane muri iyo mijyi, bigarurire ibi bintu byose twari twarubatse. Hashize nyine nk'uko nabivuze mu kanya hafi imyaka irenga 6,000. Kuva icyo gihe rero ntabwo izo ntambara zo gushaka kwigarurira ibyacu, kwaba ari ukwigarurira ubutunzi twagezeho, kwaba ari ukwigarurira ibihugu dufite, kwaba ari ukwigarurira imibiri yacu ngo batugire abacakara, kuva icyo gihe ntabwo byahagaze, barabikomeje. Nakwibutsa ko abirabura ari bo soko y'ibintu byose biriho kugeza kuri uyu munota. Iyo mvuga ibintu byose biriho, ni ukuvuga ibintu mbese biva mu maboko, mu bwenge, mu bwonko bw'abantu. Ni ukuvuga byaba inyubako, ubuhanga, ubugeni, ubushakashatsi, byose ababanje kubikora bikaza kwigarurirwa n'abandi n'abirabura. Ahantu habaye, mbese twavuga ko habaye isonga ry'ubumenyi, ry'ubugeni, by'ibyo abirabura bagezeho mu isi yabaho, ni igihugu cya Misiri.
bita Misiri cyangwa Egypt. Ariko nkaba navuga wenda ubushize nkibuka neza niba narabivuze, ariko ubundi izina ry'icyo gihugu mu rurimi rw'abanyamisiri ni Kemet. Kemet bisobanura igihugu cy'abirabura mu rurimi rw'abanya-Egypte b'icyo gihe. Ku bantu batabizi nabibutsa ko mu rurimi rw'abanyamisiri rw'abanya-Egypte b'iki gihe, mu rurimi bavugaga icyo gihe harimo amagambo menshi cyane asa n'ayo ikinyarwanda, bitaba ko bisa gusa. Abantu bize linguistique generale bashobora kunyumva. Ni ukuvuga ngo bafite amagambo anafite ibisobanuro bimwe. Ni ukuvuga ngo iri jambo riri muri hieroglyphe warivuga rikaba rihuye rizigika kimwe n'ijambo ry'ikinyarwanda, kandi bifite n'intuza n'isobanuro n'iby'isobanuro kimwe. Urugero natanga rwihuse ni nka kiriya kibumbe kizwi hose ku isi, kigaragara imbere ya piramide bita piramide ya Gize. Hari ikibumbe kigaragaza umuntu ariko ari mu ishusho ry'intare ifite amababa. Sinzi niba mukibona, nkiko urakibona icyo kibumbe, Sixte urakibona, bakita Sphinx. Iryo jambo Sphinx rikaba ari ijambo ryashyizwe mu Kigereki rivanywe mu ijambo nyine ry'abanyamisiri, ari ryo sheshi. Urumva sheshi, ni ukuvuga abagiriki kubera kutamenya kuvuga indimi z'abanyafurika bo bumvise sheshi, bo bahinduramo Sphinx. Iryo jambo sheshi mu kinyamisiri cy'icyo gihe niryo twebwe mu kinyarwanda tuvuga ngo ni ishusho. Urumva, kubera ko mu kinyamisiri cy'icyo gihe amasitatu twita ngo ni amasitatu, ibibumbe mu rurimi rwabo babyita sheshi, twebwe tukabyita ishusho. Murumva ko bivugitse kimwe. Nashobora gutanga n'urundi rugero nk'amazi. Mu kinyamisiri cy'icyo gihe bavugaga mayi, ni naho n'ijambo moyize rituruka. Ibiti, tuvuga ibiti, mu kinyamisiri cy'icyo gihe bavugaga keti. Urumva dufite amagambo menshi mbese agiye ahuye. Ushobora gutanga lisite y'amagambo arenga nk'ijana gutyo, ari muri ziriya nyuguti za hieroglyphe, avugwa nk'ikinyarwanda kandi anafite igisobanuro kimwe. Ni ukuvuga rero Egypte yari ku isonga ry'ubugeni bw'abirabura. Nk'uko aho nagira guce mu ijambo gato waruvuze ikintu gikomeye. Aho urashaka kuvuga yuko mu rurimi rw'abanyamisiri rwa kera cyane ko harimo amagambo tubona mu kinyarwanda, cyangwa se ndavuga ikinyarwanda nacyo urabona ruri muri za ndimi bita bantu. Harimo amagambo menshi cyane nyine, mbese ikinyarwanda kiri muri iryo tsinda ry'indimi bita bantu. Uravuga yuko izo ndimi zifitanye isano n'ururimi rwavugwaga mu Misiri, uruva ku rundi umuntu yavuga ko ari nkuru. Ni ukuvuga ko mbere y'izo ndimi zose, rwaba urunyamisiri, rwaba indimi zacu mu Rwanda, mu Burundi, muri za Sudani, kugeza muri Afurika y'Epfo, habanje kubaho ururimi urwo abahanga mu ndimi urwo bita proto-bantu. Ni ukuvuga ngo ururimi izindi zose noneho zikomokaho. Akaba ariyo mpamvu nyine ushobora koko kuva muri Afurika y'Epfo ukagera muri za Cameroon, muri za Chad, hari amagambo wumva asa. Mu kazi nkora hari ukuntu mpura n'impunzi nyinshi z'abantu bava muri Sudani.
umunsi umwe nahuye n'umuntu uvuye muri Sudani mu hariya bariya bita abajanjawidi, ndamubaza nti turimo tuganira gutya, noneho ndamubaza nti iwanyu umugabo mumwita gute? Aransubiza ati tumwita Ngabe. Urumva iryo jambo Ngabe n'umugabo ni ijambo rimwe, kandi uwo muntu aturuka muri Sudani. Hari igitabo cyitwa Le Devoir de Violence cyanditswe n'umuntu wo muri Mali muri 1969. muri iyo Roma harimo umwe mu ba personage, umuntu yabyita ngo iki mu Kinyarwanda personage, umwe antuka mu bantu bafite uruhare mu bibera muri iyo nkuru, yitwa Ryangombe. Urumva uwo muntu wo muri Mali ntabwo yarigeze agera mu Rwanda, ntabwo ndumva muri icyo gihe atarazi n'u Rwanda ko rubaho. Noneho uwo muntu witwa Ryangombe, role ye icyo akora muri iyo nkuru nuko ni umupfumu ukomeye cyane, ukora ibitangaza ibintu nk'ibi. Bishaka kuvuga ko hari ibintu by'ibisigisigi by'iyo nkuru ya Ryangombe biri muri Mali. Mu ndimi za Mali, iyo ufashe ijambo ukaryongeraho koro bivuga ancien iwabo. Urumva koro, iryo jambo koro, urumva ni kimwe n'iry'iwacu kuru, umukuru. Urumva ku bantu bize ibintu bya linguistique general, bazi neza ko indimi zo muri Afurika hafi ya zose zifitanye isano, ariko noneho kubera ko ururimi rwo muri Egypt ari rwo rwanditswe mbere na mbere, umuntu akaba yavuga ko ari rwo rwa kera kuruta izindi, ko noneho izindi zaba ntabwo umuntu yavuga ko zirukomokaho, ariko yavuga ko bifitanye isano, ko mu by'ukuri wenda rukomoka ku zindi za kera zo muri Afurika. Kandi twibutse ko umuntu uza mu ibyo bita mythe d'origine, inkuru z'inkomoko z'abanyamisiri ubwabo bavuga ko abakurambere babo bageze i Kemet, muri Misiri, mu gihugu bita Kemet, mu gihugu cy'abirabura. Bahageze bamanutse bavuye mu Les Monts de la Lune, mu misozi bita Les Monts de la Lune. Iyo misozi bita Les Monts de la Lune turahazi ko ari kariya gace nyine kitwa Unyamwezi. Urumva muri ibyo bihe bya kera ntabwo Unyamwezi ingana na Unyamwezi tuzi ubu ngubu. Ishobora kuba cyane cyane ko bavuga imisozi, umuntu ashobora kumva ko ari biriya bisi byose by'intuza biva muri Kongo za Nyiragongo. Urabona ko bigiye bikoze ikintu kimeze nk'urunana kugera za Kilimanjaro. Urumva ko muri icyo gihe cyose umuntu ako gace kose wenda muri icyo gihe ariko bo bitaga Unyamwezi. Tunazi ko bamwe mu bami bo muri Kemet, bo muri Misiri, cyane cyane nk'umwamikazi Hatshepsut yohereje akimara kwimikwa, yohereje intumwa muri kariya gace nyine, kugira ngo zize gushimira abakurambere yuko abaye umwamikazi. Icyo gihe ziza zizanye amaturo
mbese guterekera baje guterekera abakurambere abanyamisiri nyine bakomokaho hari urabona muri ibi bihe byacu iyo perezida atembereye cyangwa se intumwa za perezida zijyana n'abafotogarafe bagafata amafoto n'ibiki byose muri icyo gihe rero naho hariho abafotogarafe b'icyo gihe niyo mpamvu kunuza ku ngoro y'umwami Hatshepsut ku bice bikiriho hariho amashusho y'ahantu izo ntumwa ze zagiye zisura abantu bahuye abami bahuye nabo baragaragara bari imbere y'ingoro zabo ibigonyi binini cyane bitagira ingano ibyo byose biragaragara kandi wareba neza ubona n'ibiti n'inyamaswa ukabona ko rwose ni hari iwacu hariya mu gace mu Kagera hariya muri za Tanzania rwose urumva rero ko kuba ururimi rw'abanyamisiri b'icyo gihe turusangamo amagambo menshi avugitse nk'ikinyarwanda kandi afite na sansi imwe nta gitangaza kirimo binumvikana rero ko uko ugenda uva mu Rwanda uzamuka ugera muri za Uganda ugera muri za Sudani niko noneho amagambo yo muri Misiri avugitse kimwe n'amagambo yo muri ibyo bihugu agenda aba menshi sinzi niba byumvikanye kuri icyo kibazo byumvikanye nagira ngo duteye nkikuze Imana agiye icyabisaho hanyuma ukomeze mu kiganiro ndumva navugaho make ibyo arimo kuvuga byerekana yuko mugani abanyamisiri aho baturuka ko baturutse nyine aho bita nyine mugani muri Basse Egypte muri Haute Egypte aho bita za Memphis za Thebe n'ahandi hose ibyo ni ukuri rwose murumva ni n'amazina agenda yagiye afatwa aho ngaho aza hariya muri Proche-Orient hari amazina nk'uko yagiye nk'iryo zina Thebe cyangwa Memphis muzi ko ayo ari amazina ubona yavuye muri Misiri nyine nkuru ari nayo urebye kugena igihugu kugena imitegekere kugena ibyo byose mbere kugira ngo bizagere hejuru aho za Alexandrie ruguru niho byaturutse iyo ugiye rwose iyo ugiye mu Misiri nagiye mu Misiri birantangaza cyane njya aho hantu epfo za Thebe ahandi babwira ngo za Luxor n'ahandi abantu baho iyo nahageze abantu bo muri Egypte bose bazi yuko biriya bita piramide zose niho rwose zabanje zigenda nyine zizamuka hari byerekana rero wa mugani ko nko ku Rwanda nk'uko ku Banyarwanda nk'uko bivuze icyo bita ziriya ndimi ngo Bantu n'iki hari ibintu ugenda usanga usangayo wajya no mu Rwanda ukabisanga yagiye abivuga ndumva mbishyigikiye ariko bantu umuntu muri Egypte ya kera nayo ni umuntu bantu iwabo nabo bivuga umuntu hari rero byinshi bizajya byerekana nyine wa mugani yuko saho honyine tuzagera no muri Afurika do l'Ouest n'iki hari ibintu byinshi ushobora kubona nk'aho bita abasereri bose abatukurero abapeur abafanga baki bose ugenda ubona cyangwa se abayoruba n'iki hari ibintu ugenda ubona ugasanga abantu bize ibintu by'indimi bagiye babona bifite aho bihuriye cyane nyine na Misiri byerekana rero wa mugani ubumwe bw'Abanyafurika bw'abirabura
guhera icyo gihe na mbere yaho guhera byatuma nyine abantu dushobora kumva byinshi bijyana. Ndumva yenda narekera aho ngaho kugira ngo dukomeze tuve aho twari tugeze, kuko twari tugeze aho abayisilamu bari bagiye batangiye ibintu byo kuvogera Afurika, kuvogera Egypte. Ndumva aho twari tugeze. Murakoze. Urakoze cyane. Nagira ngo yenda mbere yuko tuhita tujya aho ngaho wari ugeze, ari naho mu by'ukuri nyine ari naho dukomereza ikiganiro cyacu, yenda Blaise zikongera twibutse neza ahantu umuntu ashobora gusoma aho bavuga ko bakomoka nyine mu misozi y'ukwezi, kugira ngo nibura nk'abantu bakurikira ibiganiro ufite amatsiko ashobore kumenya aho yashakira iki n'iki yifuza. Nagira ngo ariko Blaise yenda twibutse umuntu yasoma hehe ayo makuru ajyanye nuko Abanyamisiri bavuga ko bakomoka mu misozi y'ukwezi, ni ukuvuga mu gace kegeranye n'ibirunga byo muri Afurika. Hanyuma warangiza ariko ugahita ukomerezaho aho twagize ikiganiro. Alors, hari ibitabo byinshi, hari nk'ibitabo bya Wallis Budge, Wallis Budge ni Umwongereza. Hari nk'ibitabo bya abitwa ba Adolf Hermann, abitwa ba Arthur Weigel, abitwa ba Jean Capart, na uwitwa Henri Ber, na Alex Moret mu gitabo cye cyitwa Le Nil et la civilisation égyptienne. Hakaba n'uwitwa Jean-Louis Bernard, hakaba n'abitwa ba hari n'abandi nka babiri cyangwa batatu nibagiwe. Ibyo byose niturangiza ibiganiro nzatanga amaliste y'ibitabo abantu bashobora kuba bashakisha bakabisoma. Ubwo rero mbere yo gukomereza aho twari tugeze ubushize, ndagira ngo nibutse gatoya mbese ukuntu byakurikiranye mu gusenya Kemet, mu gusenya Egypte, ari nkayo yari urukuta rukingiye Afurika yose. Nkaba nakwibutsa ko nyine mu ntambara zose zari zarabayeho mbere yaho, ni ukuvuga mu myaka hafi 4,500 byabanjirije gusenya Kemet, abazungu mbese bagisohoka mu bihuru byabo bahindiye abanyafurika bose abo batamariye ku icumu, bagiye babahindira mu majyepfo, mbese bamwe bagaruka muri Afurika, abandi nibo dusanga muri Aziya y'amajyepfo, mu majyepfo y'Ubuhinde, y'Ubushinwa, ya za Thailand, ibintu nk'ibyo, ndetse akaba ari nabo banubatse abo birabura, ni nabo banubatse za civilisation nyine dusanga mu Buhinde, muri hariya bita ziriya za temple Angkor. Iyo murebye amashusho ariho, ibibumbe biriho, usanga ari iby'abirabura. Iyo ufashe amashusho y'umwimerere ya Buddha n'umwirabura, ntabwo ari Buddha w'umuzungu tuzi ubu ngubu. Ni ibintu bishekeje cyane. Iyo ugiye mu ntuza mu Buyapani, abantu fondateur, abahanze Ubuyapani ni abirabura bitwa aba Ainu,
urumva mbese ibintu byose birengeje hafi imyaka 2000 n'abirabura babishinze. Ubwo rero tugaruke muri Egypte. Ubwo abazungu nyine barimo kuva abazungu batangira intambara rwose kubirabura ntabwo bigeze bazihagarika n'uyu munsi, kubera ko umugambi rwose ni ukubatsemba. Sinzi impamvu bagerageje rero no kwinjira ku mugabane wa Afurika, ku buryo ndetse ahagana mu mwaka w'4500 mbere ya Yezu bari bamaze gufata ibirindiro rwose muri Afurika. Bagerageza kumanuka epfo, biza gutuma mu ntangiriro z'ikinyagihumbi cya gatatu umwe mu bami bari bategekaga nyine mu majyepfo witwa Narmer yaje nyine gukoranya abandi bose, mbese abumvisha ko Afurika igomba kwirengera, niba abirabura barimo kwirukanwa ahandi hose ku isi, nibura batagomba gutakaza ingobyi y'abakurambere babo ariyo Afurika. Ubwo nibwo mbese yagabye ibitero nyine mu majyaruguru ya Egypte, yirukanayo abanyamahanga. Egypte mbese Afurika ubwo yongera kugarura ubusugi n'ubusugire bwayo. Ariko ntabwo rero byatinze, kubera ko abo bazungu ntabwo banyuzwe, bagiye bakomeza kugaba udutero ariko bakirukanwa, kugeza ubwo ahagana mu 1700 abitwa Hyksos bateye bagafata igice kinini cy'amajyaruguru ya Kemet, Egypte, ku buryo bahamaze hafi ibinyejana birenga 2 barahafashe. Mbese ibyo binyejana birenga 2 bibuza kubaha icyizere cy'uko wenda bashobora gufata Kemet yose, batangira kugaba ibitero mu majyepfo. Ubwo noneho rero nibwo abanyamisiri babifashijwemo na bene wabo bo muri za Libya, muri za Ethiopia, bongeye kwitera akanyabugabo, barongera noneho basunika baba Hyksos, babirukana muri Egypte. Ari nabwo noneho abanyegypte bavuze bati ntabwo dushobora gukomeza guterwa gutya, reka noneho twagure imipaka yacu, abanzi mbese tubaheze kure y'imipaka yacu. Ubwo nibwo mbese abanyamisiri batangiye nabo kugaba ibitero mu mahanga kugira ngo basunike abanzi, ku buryo imipaka rwose ya Misiri yagiye ikagera hariya kuri za Efurate, ni ukuvuga hafi ya za Iran na Iraq z'ubu ngubu, barazamuka muri za Turiki y'ubu ngubu, mbese ku buryo icyo uyu munsi bita Proche na Moyen Orient, ibihugu byaho byari byarabaye ingaruzwa muheto y'abanyamisiri. Ibyo byarakomeje kugeza hafi, mbese iki gihe byatangiye mu myaka ahagana mu myaka y'1550 imbere ya Yezu. Ubwo niho mbese abanyamisiri nyine bongeye kwigarurira ubusugi n'ubusugire bw'igihugu cyabo, ndetse bakagura imipaka. Ubwo mbese babaho mu mahoro, nubwo hagati aho ngaho hagiye hakomeza kubaho udutero, ariko urumva bari barihaye uburyo bwo kubikumira. Birakomeza kugeza ahagana muri 525 aribwo noneho batewe n'umwami Kambize, wari umwami w'Abaperse. Ubwo icyo gihe Abaperse aribo
bayiraniye n'abayirakiye b'iki gihe kubera ko ubwo nabo yari nka puissance irimo kuzamuka noneho batera Egypt ku buryo mbese bayifashe hafi ya yose baraza barasenya barica ku buryo bafashe nabi cyane abanyamisiri barabategeka kugeza muri 300 ahagana 332 muri 332 mbere ya Yezu nibwo Alexandre le Grand yateye yari afite umugambi wo guhanga ubwami bw'isi mbese ariko ubwo ahereye kuri Egypte kubera ko nubwo Egypte yari yaratsinzwe nicyo gihugu byaba byose cyari gikomeye n'ubundi ku isi kubera cyane cyane urumva ntabwo cyari kigikomeye mu rwego rw'ingabo rwa gisirikare ariko cyari gikomeye mu bindi byose mu bukungu mu buhanga mu bushakashatsi nabo bose bagiteraga nta kindi cyabazanaga ko ari ukuza baje kwiba ubumenyi baje kwiba ibitabo gushimuta abahanga ngo babajyane iwabo kubigisha ibintu nk'ibi ubwo nyine muri 332 uwitwa Alexandre le Grand wo muri Macedoine aratera Egypte yirukanamo abaperse ubwo Egypte iba yigaruriwe icyo na Alexandre le Grand ka parenthèse navuga ko Alexandre le Grand yateye Egypte afite igitekerezo cy'uko ari umwana w'Imana ijambo Imana ni izina nyine abanyamisiri nabo bahaga bitaga Imana we rero Alexandre le Grand yari yaravutse mu gitekerezo cy'uko Imana ubwayo ariyo yabyaranye na nyina akaba rero ari umwana w'Imana akaba rero yaraje mbese gusa naho ahorera Imana kubera ko nyine Egypte yarebwaga nk'igihugu cy'Imana kikaba cyari cyarigaruriwe n'abanyamahanga aribo baperse ubwo rero nk'umwana w'Imana akaba yaraje mbese guhorera ise ariyo Mana ubwo ibyo ni birebana na legende na mythique muri realite mu bintu by'ukuri tuzi ko umwanditsi ku buzima bwa Alexandre le Grand uwitwa Callisthène wagendanaga nawe mbese mu ntambara yagendaga akora mbese yagenda yandika ibigwi bye avuga ko Alexandre le Grand ari umuhungu wa umwami wa nyuma w'umwimerere wa Egypte Nectabo waje kwirukanwa nyine n'abaperse yahungiye muri Macedoine ariko agenda yiyoberanya mbese ari nk'umuntu w'umupfumu w'umuhanga ku buryo byaje kugera ku mwamikazi wo muri Macedoine akamutumaho ngo amuragurire noneho Nectabo akaza kuragurira umwami amubwira ko azabyara ko uwo mwamikazi agiye kuzabyarana n'Imana noneho umwana azabyarana n'Imana akazaba umuhozi akazajya guhorera abana b'Imana nyine ni ukuvuga abo muri Egypte kubera ko bigaruriwe n'abanyamahanga muri icyo gitabo Callisthène asobanura amayeri menshi uwo Nectabo yagiye akoresha ku buryo mu by'ukuri ari we waje gutera inda umwamikazi wo muri Macedoine igihe umugabo we yari mu matambara n'iki noneho ubwo nyine birumvikana ko uwo Alexandre yakuze nyine bamubwira nyine koko mu by'ukuri ari umwana w'Imana agomba mbese kujya kubohoza bene wabo bo muri Egypte ibyo bikanasobanura impamvu Alexandre le Grand ageze muri Egypte yakiriwe neza cyane
nubwo bitatinze kuko aho apfiriye ibihugu byose yari yaragiye atsinda abajenero be barabyigabanyije, noneho Egypte igarukira igabirwa abo bita uwitwa Lagos, banavuga ko ashobora kuba ari son demi-frère, murumuna we badasangiye umwe mu babyeyi. Ibyo nanone urumva ko bisobanura nyine yuko Alexandre Rogara koko atari umwana w'umwami wa Macedoine Philippe. Ubwo rero aho Egypte nyine igabiwe uwo Lagos, nibwo umuryango w'abo Balagosi watangiye kwima kuri Egypte ku izina rya Ptolemy. Bategetse rero Egypte kuva Alexandre apfuye muri 31 kugeza no kuva 331 mbere ya Yezu, barategeka kugeza muri 31 nyuma ya Yezu. Ubwo Egypte iba ifashwe n'Abaromani. Abaromani barayitegeka kuva muri uwo mwaka kugeza muri 284-285 nyuma ya Yezu, ubwo noneho yari ifashwe n'igihugu cya Byzance, aricyo cyabaye Turukiya uyu munsi. Abo banyaturukiya bategeka Egypte kugeza muri ejo bundi muri 642 mbere ya Yezu, aho Isilamu imaze kuvuka yatangiye gahunda yo kwigarurira nayo isi, nayo ihera kuri Egypte. Kubera ko Egypte ni igihugu cyari gikomeye cyane kugeza nyine n'ejo bundi kigarurirwa n'Abarabu. Ahangaha icyo nakwibutsa nuko nyine kuva mbese Egypte yafatwa na Kambize, ntabwo yongeye kugarukana ubusugi bwayo, yakomeje gufatwa n'abanyamahanga kugeza n'uyu munsi. Ubwo rero Egypte imaze gufatwa n'Abarabu mu kinyejana cya 7 muri 642 mbere ya Yezu, yahise igwa mu maboko y'Abarabu kugeza n'uyu munsi. Ubwo naho ngaho twari twarangirije ubushize. Ubwo nkomerejeho rero ni ukuvuga ko ya marembo yari yugariye Afurika yose ariyo Egypte yabaye asenyutse. Ubwo noneho abanzi ba Afurika bose babona aho binjirira. Abanzi ba Afurika muri icyo gihe bari bafite ingufu nyine, n'Abarabu, cyane cyane ko urumva bari bamaze kugira, hari iyo ngengabitekerezo nshya yari barimo ibakamo nk'umuriro, yari nyine ya Isilamu. Bumva ko ibyo barimo gukora babikorera Imana n'ibiki, ubwo bahise batangira kuyogoza Afurika yose y'amajyaruguru. Aha nakwibutsa ko kugeza muri uyu mwaka wa 642 Abarabu bafata Egypte, nta Mwarabu warangwaga muri Afurika. Afurika ni igihugu cy'abirabura, nta Mwarabu warangwaga muri Afurika. Cyakora hari abantu, hari abanyamahanga, abantu b'abazungu bari batuye muri Afurika y'amajyaruguru, aribo bariya bita ababerberi, bita abatuareg, ariko nabo bakaba ari byimanyi, ari abametisi hagati y'abirabura bari batuye muri kariya gace nyine, n'abazungu bari barahageze muri cya gihe cyose. Bajyaga batera Misiri ikabatsinda ikabirukana, hari abahungiraga mu ntuza mu butayu. Abo rero nibo bagendaga bagiye bagatura muri za Libya,
bagatura nibo baje gushinga za Carthage, baje gushinga imijyi yitwa Utica. Ibyo byose nta nubwo ari ibya kera cyane kuko byatangiye hafi mu mwaka w'igihumbi n'ijana mbere ya Yesu. Mbese niho nukuvuga ngo niho abantu b'impuzera kandi binahuye nyine n'igihe abazungu bari batangiye gutera Egiputa ari benshi cyane, bagahungira muri ubwo butayu, noneho batangira kuhiyensitara, ariko ntabwo bari benshi cyane. N'ubundi abirabura kuva na kera nibo bari benshi cyane muri ako gace. Abarabu rero aho bamariye gufata Egiputa babona amarembo yo kwinjiriramo, nibwo bahise mbese batera ari ikivunge, batera ku gace kose. Ni ukuvuga bahise bakurikizaho icyitwa Libya uyu munsi, bakurikizaho icyitwa Algeria uyu munsi, icyitwa Tunisia uyu munsi, icyitwa Maroc uyu munsi, kugeza muri za Mauritanie. Aho hose nta mwarabu waharangwaga, hari abirabura gusa. Urumva rero baragiye, abirabura bari bahari bose barabatsemba. Ababashije kubahunga nibo bagiye bisanga muri za Mali z'ubu ngubu, za Nigeria, abandi baguma mu majyepfo y'ibyo bihugu. Niyo mpamvu usanga mu majyepfo y'ibihugu nka Misiri nyine, nka Libya, nka Algeria, nka Maroc, usanga abahatuye benshi ari abirabura. Bo bavuga ko ngo ni abacakara ba kera. Oya, ntabwo ari abacakara ba kera, ni abasangwabutaka bari bahasanzwe, ahubwo bahunze amajyaruguru baza bahungira amajyepfo, bahunze abarabu bashakaga kubamarira ku icumu. Ubwo nyine turi mu kinyejana cya 7, birakomeza mu kinyejana cya 8, cya 9, cya 10, aho ubwo abarabu nyine barangazwa imbere cyane na Isilamu, bakataje bakagera muri za Espagne, mu Bufaransa, bagafata. Ahangaha nakwibutsa ko muri izo ntambara zose zabaye mu Burayi z'abarabu, abantu bahasize amateka bavugwa cyane mu barwanye ntabwo ari abarabu, ni abirabura. Kubera ko kuva muri Egypt ukageza muri za Mauritanie, aho hose bagiye barwana bica abirabura babahinda, ariko hari n'abo bafataga bakabafataho iminyago bakabagira abasoda babo. Urumva, ahantu hose abarabu bagiye barwana akenshi ni abarabu bari barafashwe, n'abirabura bari barafashweho iminyago, barwanaga izo ntambara z'abarabu. Abirabura rero nibo urebye bafashe Uburayi. Icyo gihe babitaga les morts. Ubundi izina mort ni bivuga umwarabu, niyo mpamvu nako umwirabura, ari naho izina Maurice rituruka. Maurice bivuga noir, tout simplement. Ntabwo ari izina ntabwo ari izina bwite. Uriya mutagatifu Maurice tuzi ni mutagatifu mwirabura, nicyo bishatse kuvuga. Kandi nawe tuzi ko yaje nyine ari umusirikare aje kurwana. Akaba ari nayo mpamvu hano mu Burayi imiryango yose irimo abantu bitwa ba Maurice, ba Morland, ba Moore, babyita ngo hari umwagitrise uzwi cyane hano mu Bufaransa yitwa Ndera, menya aherutse no kwitaba Imana, Jeanne Ndera. Bon bref, abo bantu bose bafite ayo mazina muri iyo miryango yabo, bafite inkomoko y'abirabura. Niyo mpamvu iyo ugiye kureba muri
mu biriya bita blason, ni ukuvuga ibiranga imiryango yabo, akenshi usanga harimo ibyo bita nyine ibyo bita tete de nègre. Ni nayo mpamvu usanga idarapo ry'umwimerere ry'abakorsi ni umutwe w'umwirabura, kubera ko yabohoye abakorse bari mu kaga. Ubwo rero muri iyo nzira yose abarabu bagiye banyuramo bagera muri Espagne, ni nako bagiye basenya izindi ngoma z'abirabura zari aho banyuraga hose. Muri zo nyine twavugamo nka Empire du Ghana. Empire du Ghana bivugwa ko intangiriro zayo ni mu kinyejana cya 3 imbere ya Yezu. Iyo empire mbese urebye abarabu bayishenye, batangiye kuyototera mu kinyejana, mbese urumva bakigera rwose bakinjira muri histoire mu kinyejana cya 8, cya 7, cya 9, niho batangiye, cya 10 niho batangiye kuyototera no kuyisenya. Empire du Ghana nayo ikaba yarizwiho kuba yari igihugu gikize cyane kandi kinini, kubera ko cyavaga hariya za Senegal kugera hafi ya za Chad, ukamanuka ukagera kuri za Niger. Abanditsi b'abarabu bagisuye mu binyejana bya 10-11 barimo witwa Ibn Khaldun, niba atari Ibn Battuta. Aravuga mu byo yanditse, aravuga ukuntu yaje kugera mu ngoro y'umwami n'ibyo yahabonye, aho avuga ukuntu imbwa z'umwami zabaga zifite imishumi ikoze muri zahabu, kandi ziziritse ku nkingi nazo zikozwe muri zahabu. Amafarasi y'umwami, urabona iriya mitako yose bashyira ku mafarasi, byose byari bikoze muri zahabu. Mbese aravuga ati inaha ngaha muri iki gihugu zahabu bayitoragura mu ntuza mu musenyi, nk'uko nyine wagenda ku musenyi ukafata umusenyi ukajya. Ku buryo rero iyo usesenguye n'amateka usanga ibyo byose ari nabyo byaje no kugera ku bazungu, bigatuma mbese bagira irari cyane ryo kuzatera nyine Afurika kugira ngo nabo baze kwiba iyo zahabu. Ubwo rero nyine abarabu nyine bakoze uko bashoboye kose, basenya Empire du Ghana. Mu mpamvu zirumvikana ko ari kugira ngo nyine non seulement bayifate, ariko banibe ubwo butunzi bwose bwari buyirimo. Ubwo Empire du Ghana yaje gusimburwa na Empire ya Mali. Mali ikaba ubundi cyari kimwe mu gihugu nyine kiri muri Empire du Ghana. Nukuba aho rero Empire du Ghana nyine isenyukiye, ubwo kimwe muri icyo gihugu cyari muri Empire du Ghana nicyo cyahise gifata gisa n'ikijajara, gihera nyine ku matongo ya Empire du Ghana, cyubaka iyo Empire ya Mali. Mbese Empire ya Mali yo iza noneho ari nini kurusha Empire du Ghana. Nayo kandi iza nayo yubakiye kuri bwa butunzi bwa zahabu, nayo yari ikize cyane, ku buryo umwe mu bami ba Mali, ubwo hagati aho ngaho wari waranabaye umuyisilamu, yaje kujya ngo imaka
ubwo agenda anitwaje n'amaturo, yagiye yitwaje zahabu, afite abantu barenga 6,000 bamuherekeje, bose ni 6 cyangwa ni 20 na bingahe, bose bagiye bikoreye zahabu, ku buryo igihe ngo byatumye isoko rya zahabu ku isi hose rigwa mu gihe cy'imyaka 7, kubera ko iyo zahabu yagiye ayitagaguza, yitangira ubuntu hose. Ubwo ntamenye ko no muri uko kugenda nyine ayitagaguza gutyo ari nako agenda mbese yikururira ababifitiye inyota, barimo abazaza kumutera bakabimutwara. Donc ubwo rero empire ya Mali yarakomeje, nayo iza gusenyuka kwa kundi, isenywe n'Abarabu, iza gusimburwa na empire Songhai, nayo iri muri ako gace, ariko ubwo noneho yo iza ari ntoya, mbese hagati aho ngaho kuva kuri empire ya Mali, izindi za empire zose zagiye zibaho zategekwaga n'abantu bari barabaye abayisilamu, bitewe nuko Abarabu bababwiraga bati nimuba abayisilamu ntacyo tuzabatwara, ariko ntabwo byabuzaga abayisilamu kubatera bagasenya intuza ingoma zabo, kubera ko umugambi w'Abarabu nabo kwari kumarira ku icumu abirabura, bakigarurira ibihugu byabo, bakigarurira n'ubutunzi bwabo. Ubwo empire ya Songhai aho isenyewe nyuma ya empire ya Mali, mbese ibihugu bikomeye muri Afurika y'Amajyaruguru byabaye nk'ibirangiye. Ubwo noneho hagenda hakurikiraho utundi duhugu dutoya twagiye tuzamukira kuri ayo matongo, duhugu dushobora gusanga muri za ntuza muri mu cyitwa Senegal ubu ngubu, ibyo bitaga Royaume du Walo, muri za ntuza muri za Guinea, avec abantu ba Samoré Touré, ni n'umukurambere wa Samori Touré, akaba ari n'umukurambere wuriya mu perezida wa Guinea harya yitwa ndera Sékou Touré. Hakurikiyeho utundi duhugu twagiye dushobora gusanga biriya za Dahomey, hari utundi twa Royaume natwo twagiye dukomera nko muri za Nigeria, hariya za Kano, ariko izo zose ugasanga nazo n'ubundi nta kintu zari zigifite cy'ikinyafurika, kubera ko zari zaracengewe n'Abarabu, cyangwa se Abarabu barazitegetse ko abami kugira ngo babashe gukomeza kubaho no gutegeka baba abayisilamu. Ubwo mbese ibihugu byose bikomeye byo muri Afurika y'Amajyaruguru biba birangiye gutyo, birangijwe n'abayisilamu, Abarabu b'abayisilamu, kugeza mu kinyejana cya 15, aho noneho abazungu baje guterera nabo Afurika. Ubwo mbere yuko nkomereza ku bitero by'abazungu, wenda mpagaritse aho ni urakoze cyane. Nanjye nagira ngo ureke ufata kuka Dr Nkiko Nsengimana agire icyo yuzuza ibyo tubwiye, ariko tuzirikane ko igihe cyagiye ko tuza kurangiza kino kiganiro nko mu minota 10. Nagira ngo Dr Nkiko Nsengimana, niba unyumva, ugira icyo uvuga ku byo Bwana Blaise Nicyo Ribera yari adusobanuriye.
urakoze Usangapfura urakoze cyane icyo ribera rwose utubwiye amakuru nyine wa mugani y'ukuntu Egypte yaje kuba ingarutswa muheto nyine y'abayisilamu n'ukuntu izaje kuba nanone ingoma zindi zaje kubaho ari izo za Mali za Ghana za Mali na Songhai. Urakoze cyane. Hari akantu nagira ngo wigeze kuvuga Maurice, hano mu Busuwisi hari ahantu hitwa Saint Maurice, ni ahantu ubu hari na kiliziya yitwa Saint Maurice Gatolika ikomeye cyane. Mbese nk'ubu Rwanda n'umwaka ushize bibutse niba ari imyaka 1500 iyo kiliziya ihashinzwe. Ni ahantu rero mu mateka bavuga ko nyine ko Maurice uwo nguwo yari umusirikare mukuru w'abaromani wari warabaye umukirisitu. Noneho rero baza kugera aho ngaho nyine mu ntambara zabaga, baza kugera hano mu Busuwisi ahantu hitwa muri Valais ahaje kuba Saint Maurice. Noneho umwami Maximien icyo gihe ababwira nyine yuko abakirisitu baho bari aho ngaho babamara. Uwo Saint Maurice rero nk'uko wabivuze kuko yari umusirikare w'umuromani wari warabaye umukirisitu, yiyangiye n'ingabo ze nyine bashaka nyine barabyanga. Noneho uwo mwami w'abami Maximien avuga ko bamwica. Ubwo rero uzi ko ari ahantu bagenda cyane, n'ahangaha baza kuhasengera cyane n'abantu bavuye hirya hino. Murumva ni kiliziya imaze imyaka irenze 1500. Inyuma iyo uhageze ntubibona nyine ubu yaje kuba umutagatifu. Ni umwirabura. Mbere bavugaga bati yari umusirikare w'umuromani wabaye umukirisitu, bigahera aho ngaho yenda abantu bakabifata gutyo bakumva ko yari umuzungu. Uwo muntu yari umwirabura, yari umusirikare w'abaromani, yari umwirabura. uretse ko batavuga naho akomoka, ubundi akomoka muri Egypte n'umujyi avukamo muri Egypte urazi. Nuko rero rwose ku buryo urabona hano haje kuba n'ubwami bwaje gukomera inyuma hano hakurya bita la Savoie. Umutagatifu wonyine yaje kuba umutagatifu ubu niwe bavuga niwe urindira, bavuga ko ari we murinzi, wari umurinzi w'iyo royaume ya Savoie. Kugira ngo wumve hari aho wahoze uvuga uti bari abasirikare b'abirabura, nta gitangaza kirimo rwose. Nuko ibintu byari biri ubuhanga bwinshi bw'icyo gihe, kuko ari abantu byaturutse nyine muri Egypte bwashobotse. Ibintu byinshi byagiye bikorwa n'abirabura. Ikindi navuga nuko ikintu cyakomeje wa mugani Isilamu nayo imaze kugera muri Egypte, imaze kuhatsinda, bajya abayisilamu babanje rwose kubaha ibintu basanze aho ngaho kugira ngo bahamenyere n'ubumenyi. Noneho rero nk'uko wabivuze mbere y'icyo gihe w'umwaka 640 gutyo, nta mwarabu waharangwaga. Bahaje kubera ko uretse ko hari n'ubumenyi, ariko hari n'ubutaka bwiza. Urabona Nili yose uyikomeje hose barahingaga bakeza. Ikindi iyo wahoze uvuga ibi bya gisirikare, koko abo barabu, abo bayisilamu, ikintu bavanye gikomeye muri Egypte ni bari abantu bafite ubuhanga, ese nko kumenya ibintu by'ubukorikori, ibintu
byo kubaka nk'intuza nk'amato akomeye, ibintu byo gukoresha ibyuma metallurgy, ibintu mbese ibyo bintu byose izo n'ubuhanga bagiye bakoresha bwari bufitwe no muri Egypt, aho baje kwita bavuga ngo Copt. Burya Copt naho niho bituruka, Copt biva kuri Kipt mu Cyarabu, ariko Kipt nayo ikaba ari ijambo rihinnye rya Aegyptos, cya gihugu nyine bivuga igihugu cy'abirabura. Murumva ko rero ndagira ngo rwose ishyigikire cyane ibyo wari umaze kuvuga, nkoresheje nyine ingero zimwe na zimwe zerekana ukuntu izo ngoma zagiye zibaho, zabaho igihe kirekire, nk'iyo Empire ya Ghana na Mali zabaho igihe birebire, bigenda bitegekwa nyine Abarabu, Abayisilamu bagenda babitsinda, ari nako batsindaga n'ahandi hirya hino, kugeza aho nabo mu kinyejana cya 15 babigaruriye. Umuntu yavuga ko n'icyo gihe na Empire Songhai nayo yari irimo kugenda igwa. Ubwo batsinzwe rero, Abarabu batsindwa muri icyo gihe, Abanyaburayi baje. Ariko nanone uretse ibyo bintu by'ubukungu, twibuke yuko wabuze ibintu bya zahabu. Abarabu bakoze ibintu byo gucuruza cyane ubucakara icyo gihe cyose. Abo bagendaga mu basirikare bajya kurwana hirya hino, bamwe abenshi bari abacakara, n'abandi bose bagiye bajya gukoresha imirimo yindi yose. Muri icyo kintu yenda nagira ngo mvuge, kuko yatubwiye ko dufitiye gitoya, nari mfite utundi twinshi, ariko reka mpagaruriye aho ngaho. Cyakora urakoze rwose ukuntu tubwiye amateka kugeza kuri icyo kinyejana cya 15. Urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana. Nagira ngo nshimire by'umwihariko Blaise Nicyoribera ukuntu yadusesenguriye mbese biriya bitero byagiye bigabwa ku Banyafurika, kugira ngo Afurika mu by'ukuri bayigarurire, ndetse no kugira ngo Afurika ihinduke igihugu cy'abacakara. Hari abashakashatsi berekanye yuko kugira ngo mu by'ukuri usenye igihugu, usenye aho abantu n'intambwe abantu bari bagezeho, ko iyo ubakoronije ukabambura ubwisanzure bari bafite, ko mu by'ukuri intambwe bari barateye zose zicupira, noneho abantu bagatangira kugenda basubira inyuma ku buryo bareba nyuma y'imyaka 100, nyuma y'imyaka 1000, ntunamenye ko ari bo bantu bigeze gutera intambwe izi n'izi. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga bati ni gute abirabura muri ya myaka 1000 nka bingahe mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, ni gute abirabura bari bateye ziriya ntambwe zikomeye kuriya, bakongera bagasubira inyuma, bakagera ubwo bongera kujya kuba mu myobo no mu byatsi no mu biti? Byagenze bite? Ariko ubwo abantu nyine birengagiza ko ibitero byabagabweho byari bigamije kugira ngo bibambure bwabo umuntu, bagende bahungire mu mashyamba, bahungire mu bihuru, bahungire n'ahandi. Bityo uko ibihe byagiye bisimburana nyine ugasanga abantu koko ubwo ari bwo bubaye ubuzima bwabo bushya. Nagira ngo Bwana Blaise Nicyoribera usoze kino kiganiro utubwira n'ibyo tuzasozerezaho uru rusobe rw'ibiganiro 7, nyine ibyo tuzasozerezaho mu gice cya 7 nabyo wabitubwiraho. Ariko nanone nagira ngo nibutse ko nigeze kugusaba ko wongera kwibutsa abatwumva inyito y'igitabo cyawe watangaje kuri ibi bintu, kugira ngo bakeneye kuzagisoma bazamenye aho bazagikura. Bwana Blaise Nicyoribera. Bon, reka mpere ku izina ry'igitabo ntaribagirwa. Igitabo ni Nous les Nègres, le récit africain contre le récit néocolonial pour la Renaissance africaine. Igitabo cyasohotse muri 2014, wenda gishobora ubu ngubu kuba cyaboneka kuri Facebook, ariko nabonye gishobora no kuboneka mu masomero
amwe n'amwe yo muri za universite, hanyuma hakaba hari ikigikurikira tome ya kabiri iri mu nzira. Ntabwo ubu navuga inyito yacyo kubera ko ntarayinonosora neza, ariko kiri mu nzira, wenda mu mezi ari imbere kizaba gisohotse. Birashoboka mu nzu n'ubundi yatangaje iki cya mbere yitwa Dagon. Mu gusoza iki kiganiro rero nagira ngo mbese mbe navuga ko buriya ubutaha n'ubundi tuzakomeza nyine tuvuga ukuntu abanzi b'abirabura badushoyeho intambara n'ubu ikaba igikomeje. Ubwo ubutaha tukazareba ibitero by'abanyaburayi noneho byatangiye mu ntangiriro mu ntuza mu kinyejana cya 15. Hari mwakomeje ku kibazo nkiko yakomeje ku kibazo cy'ubucakara, ubushimusi bwakozwe n'Abarabu. Mu kanya uvuga ku kuntu hari abantu bibaza ukuntu abirabura, abantu babyaye civilisation bakaba kwisonga rya civilisation, baje gusubira inyuma ugasanga baba mu myobo nk'amafuku. Aha rwose nagira ngo nibutse ko ubundi tuzabivuga mu gihe cyabyo muri iki kiganiro, ariko ngize icyo nabivugaho nagira ngo nibutse ko kuva abirabura Abarabu batera Afurika, ubona ko bazanywe n'impamvu ebyiri. Ni ukuva gufata ubutaka bw'Abanyafurika, ni ukuva gufata imitungo yabo, no gufata abantu bakabafataho iminyago, kubera ko nabo mbese bababonagamo umutungo, bakajya kubagurisha. Ku buryo rero mu gihe hari abarwanaga n'ingabo z'Abanyafurika kugira ngo mbese bafate ibihugu byabo, hari izindi ngabo z'Abarabu zo zajyaga guhiga abantu. Ni ukuvuga ngo bateye igihugu runaka, abantu barahunze, bahungiye mu mashyamba, hari ingabo noneho hari izindi ngabo zo zacaga inyuma kujya guhiga ba bantu mu mashyamba. Byaje kugaragara rero ko guhiga abantu bifite birimo akayabo karenze ibyo umuntu yatekereza, ku buryo byaje kuba umwuga, ku buryo hari ababigize umwuga bakabyuka buri munsi mu gitondo bajyanywe no guhiga abantu, nk'uko abantu babyuka bajya guhiga inyamaswa. Ibyo bakabikora kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere bataruhuka, kubera ko babivanagamo akayabo, babivanagamo amafaranga. Urumva rero bajya gufata, kandi byari ngombwa gufata abantu benshi kugira ngo havemo abapfa n'abarokoka. Abenshi barapfaga kubera ingendo bakoreshwaga, kubera kwirukanka bahunga n'ibiki bagakomereka. Abo bose iyo babageragaho ni nka bya bindi bita ibicuruzwa byapfuye ubusa. Urabona, niba ugiye gukura imyumbati ushaka kujya kugurisha, hakagira umwumbati utema ugacikamo kabiri, uwo upfuye ubusa ushyira ku ruhande, kubera ko ugomba kugurisha umwumbati udafite n'igikomere na gitoya. Abarabu, abo bantu bahigaga abantu nabo niko bakoraga. Niba umuntu yirukanse agahunga agasitara ku muzi w'igiti agakomereka, ubwo yabaga bayipfabusa, uwo baramwicaga. Uwo baguyeho arwaye, uwo ni impfabusa, baramwicaga. Urumva rero ibyo bintu babigize umwuga mu gihe cy'ibinyejana 14, buri munsi buri gitondo babyuka bakajya guhiga abantu. Niyo mpamvu kuva rwose mbese kuva izo ngoma zikomeye cyane zo muri za
Mali, Ghana, Songhai, kuko nakwibutsa ko nko muri Mali na Songhai niho hantu uvanyemo Egypte ya kera, niho hantu habaye za universite zikomeye cyane ku isi, universite za Tombouctou. Urumva izo universite rero ntabwo zari zubatse mu byatsi cyangwa mu biti, zari zubatse mu mazu akomeye cyane mu matafari. Hari ibisigisigi bikihari hariya muri mu mujyi wa Tombouctou. Kuva rero ibyo bihugu byose bikomeye mbese babisenyeye, abirabura bakomeje guhunga bajya mu majyepfo, aho bageze bamara gutora kuka bakagerageza kongera kugira icyo bubaka, ariko bwacyabwo bakaba bagezeho nabo bakirukanka. Donc uburyo mbese urebye kuva mu kinyejana cya 13 kuko niho muri make usanga ibyo bihugu bikomeye byasenyukiye. Kuva mu kinyejana cya 13 abanyafrika nta mwanya bigeze bongera, nta kugoheka, nta mwanya bigeze bongera wo kubona, wo kugira ngo bagire ikintu bubaka kigaragara. Niyo mpamvu naho bageraga bakavuga bati wenda aha ni kure y'abashimusi, reka twongere turebe ukuntu twakwiyoruganiza twubaka igihugu tugire gute. Niyo mpamvu bubakaga mu byatsi, bakubaka mbese ahantu nibongera guterwa bazirukanka vuba cyane, batavuga ngo reka turamire ibi n'ibi. Abenshi barongeye bahungira mu mashyamba, barongera bahungira mu ntuza mu binogo. Kubera iki? Kubera ko guhiga kwari buri munsi. Ibyo ni ibintu abantu bagomba kwishyira mu mutwe bakumva. Abirabura bahigwaga buri munsi. Hari abantu bari barabigize umwuga, abarabu bari barabigize umwuga, aho abazungu baziye boho ibintu bisubira irudubi, kubera ko bo baje rwose harimo professionnalisme iteye ubwoba, kubera ko bari baranashyizeho logistique zikomeye cyane. Barakoze amato, ayo mato bagomba kuyajyana bayujuje. Iki ni ikintu abirabura bagomba kwishyira mu mutwe bakumva ko muri icyo gihe, cyane cyane kuva mu kinyejana cya 13 kugeza ejo bundi mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, abirabura nta buryo, nta gihe, nta mwanya bari bagifite wo kwicara hamwe ngo batekane, batekereze, bagire ikintu bakora. Nicyo narangirizaho. Murakoze. Urakoze cyane Bwana Blaise Nicyoribera. Ndagira ngo ngushimire ibitekerezo watanze muri iki kiganiro ku ishema ry'umwirabura. Ndagira ngo nshimire kandi Dr. Nkiko Nsengimana, nawe wagize uruhare rukomeye muri kino kiganiro.